tuba baririmbyi tangiye gukorera Imana abantu bakatubwira ngo kwa Yesu hari ibyiza ngo biranagana natwe twinjira mu gakiza tuzi ko binagana ariko twageze mu gakiza tumaze kwa turabishaka turabibura mwakanze bitaba kwinaganika ngo ubone iby'Imana none abo sanzemo naba ngiye gucika intege bakambwira ngo niko bigenda bakambwira ati kwa Yesu iyo hageze bisaba kwihangana ukihangana ariko biratinda ariko Imana yo bigeze iragutabara ndihangana inzara irandya nkajya mburara nkajya mu ivuga butumwa nambaye inkweto akari ngenda mu nzira ikabanduka ugasanga ndi kujya gusaba agasupaguru ko gushyiramo ndibuka umunsi umwe arantu nagiye kubwiriza ndabwiriza igihe ndi kubwiza numva inkweto yabandutse nahagaze ahantu hamwe ndabwiriza sinjye warose ndangije bamaze gusenga nahise nsohoka nk'umuntu ujyanze ugiye kunyara ngenda njya ndirukanka njya kuri botike yavuga ati mumbabare mu mpagasupaguru mba nagesize kuri ya nkweto ayiwe nongera asubira mu rusengero cyakoze ikintu nkundira Imana buri Imana iraduhisha tugushimiye ko wabanye natwe tugushimiye data kutugejeje kuri hano kuri Shenge TV Mana tugushimiye ko wemeye ko tugiye kujya twatambukiriza ivuga butumwa nyemerera data abazajya bumva ijambo kuri Shenge TV Mana uzabahereza umugisha abazaba barwaye uzabakize abazaba bafite ibibazo bitandukanye Mana uzabatabare haleluya abazaba binifaya sire abazaba bafite intimba n'agahinda abuzabatabare haleluya ubutabazi bwawe sapoti haleluya izabagaragareho anahabwa icyubaro kukomeje kubana natwe kandi ugiye kudushyigikira nabo tuzajya tubana Yes, reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Shenge TV. Ntekereza ko uyu muntu n'ubwa mbere mumubonye kuri YouTube channel, ntekereza kandi nacyo kiganiro mubonye gikozwe kandi ku buryo navuga ngo burambuye ariko bunasa neza. Rero turakwakiriye mukozi w'Imana. Banze twibwire. Murakoze cyane kutwakira kuri Shenge TV. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Jonas. Abantu umuvuga butumwa. N'ubuhanzi byose ndabikora uko wese nshobojwe byose ndabikora rero twakwakiriye hano ariko nanone tuza kumenya ko nubwo twakiriye hano ari iwawe nubwo ngo hari YouTube channel wenda abantu bagiye badukurikira bagiye batubona ku macana atandukanye hari indi channel twagiye dukunda gukoreraho iyo channel barayibye mu kuyiba rero iyi ngiyi niyo mugiye kuzajya mudukurikiraho iyi channel yitwa Shenge TV ariyo mpamvu mvuga ngo n'uyitwakiriye nubwo mubona imbere ya kamera nk'umutumirwa ariko ni nawe nyiri channel siko bimeze cyane none se ubundi abantu bitega iki kuri YouTube channel ugiye gutangira gukoresha mbere na mbere nasaba abantu ari abantu batumenyereye kuri Nehemia TV online niho twanyuzaga hivuga butumwa tubwiriza ijambo ry'Imana abahanzi batandukanye ariko twagize ibibazo YouTube channel yacu barayitwara ndagira mbwire abantu bari barakoze subscribe cyangwa wenda muri rw'icyongereza s'abonner ko bajya kuri Shenge TV bagakora subscribe na cyangwa s'abonner kugira ngo tujye tubana ko niho twimuriye aka kanya niho tugiye gutangira gukorera umurimo w'Imana kandi none nkuko abantu babibona barabona ko iyi ni channel igiye imbere ni channel ifite umubare munini w'abayikurikira kandi ni channel tugiye kuzatubazanira ibintu bifatika babatumirwa mwari muzi bameze neza ahubwo se bitegwe ko bizatangira ryari kuko hari umushaka kuvuga ati kano ka video gashyizeho wenda uraza gusanga uramara ukwezi utongeye kuduha video abantu bitege ko bimeze bite no kuvuga ngo video izajijyaho umunsi umwe isibira undi umunsi ndo wa kabiri ijyeho bahite bakurikirana ubuhamya abahanzi abavuga butumwa ubuhamya ijambo ry'Imana abahanzi ibintu byinshi bijyanye n'iyobokamana bitunga ubugingo ibyo bizajya binyura none wenda mu kozi Imana turakwakiriye ese mu buzima busanzwe turabizi ko kuri iriya channel wagiye duhamya utubwira ukuntu wakijijwe ariko uyu munsi ndagira ngo udusangize ikintu gikomeye gishobora kuba cyarakubayeho mu buzima ariko abantu bashaka kuba bataramenye muri uru rugendo rw'agakiza no kuvuga ngo uru rugendo abari rurerure twe twakiriye agakiza
tumaze kwakira agakiza tujya muri korali tuba baririmbyi tangiye gukorera Imana abantu bakatubwira ngo kwa Yesu hari ibyiza ngo biranagana natwe twinjira mu gakiza tuzi ko binagana ariko twageze mu gakiza tumaze kwa turabishaka turabibura mwakanze bitaba kwinaganika ngo ubone iby'Imana none abo sanzemo naba ngiye gucika intege bakambwira ngo niko bigenda bakambwira ati kwa Yesu iyo uhageze bisaba kwihangana ukihangana ariko biratinda ariko Imana yo bigeze iragutabara ndihangana inzara irandya nkajya mburara nkajya mu ivuga butumwa nambaye inkweto akari ngenda mu nzira ikabanduka ugasanga ndi kujya gusaba agasupaguru ko gushyiramo ndibuka umunsi umwe ahantu nagiye kubwiriza ndabwiriza igihe ndi kubwiza numva inkweto yabandutse nahagaze ahantu hamwe ndabwiriza sinjye warose ndangije bamaze gusenga nahise nsohoka nk'umuntu ujyanze ugiye kunyara ngenda njya ndiruka njya kuri botike yavuga ati mumbabare mumpa agasupaguru mba nagesize kuri ya nkweto ayiwe nongera asubira mu rusengero cyakoze ikintu nkundira Imana buri Imana iraduhisha shimye ko abanye natwe tugushimiye data kutugejeje kuri hano kuri Shenge TV Mana tugushimiye ko wemeye ko tugiye kuya twatambukiriza ivuga butumwa nyemerera data abazajya bumva ijambo kuri iyi Shenge TV Mana uzabahereza umugisha abazaba barwaye uzabakize abazaba bafite ibibazo bitandukanye Mana uzabatabare haleluya abazaba binifaya sire abazaba bafite intimba n'agahinda abuzabatabare haleluya ubutabazi bwawe sapoti haleluya izabagaragareho anahabwa icyubaro kukomeje kubana natwe kandi ugiye kudushyigikira nabo tuzajya tubana bose ugiye kubaha umugisha tubisabye kwizera izina ryawe ryera amen mbibutsa ko tuzajya dukora na live ariko byo ntiturapanga uko tuzatubikora nabyo tuzabibamenyesha ubutaha shalom